twaje kureba umudamu yitwa Mukamusoni Beatrice, afite impano zidasanzwe, no mpamvu twavuze ngo reka dufate urugendo tuze tumuganirize. Uwaduhaye amakuru atubwiye yuko ahatandukaniye n'abandi, impano z'ubuhanuzi yazihawe afite imyaka 1, 2, 3. Je rero agakiza kanje sibwo ndakubwira ngo kameze gute. Nje ndi umwana mutoya cyane, mfite ng'imyaka 3. Narerekwaga imyaka 3. Yego. Ukuva watangiye kwereka ufite imyaka 3. Niba no musi yaho ntabwo mbizi, ndi kubivuga uko ababyeyi babimbwiraga. Noneho waza ngahita mbona ikintu, ngahita ngikubwira. Ku myaka 3 gusa? Yego. Uyu mwana imyaka 3 ni mutoya pe. Akuru gutangira baby. Hari n'ibintu bimwe atari yaba yagasobanukirwa. Nanjye wowe warerekwaga wowe? Narerekwaga. Dore agakiza kacu kabonera hanga, ariko hari n'igihe nagatwara. Ngazitwara gutya agakiza. Ntakahari. Kuduheza inkuru ukayicamo igice. Bura inkuru zacu kugenda uziduheza ukasigira igice. Oya ntago ndi kuzigira igice mu bari. Nyine yaramuzanye, amuzana ninjoro, amurambika ku muryango. Angaje kumurambika ku muryango, aragenda. Agiye Yesu wo kurokora uriya mwana, umuhungu wanje arasoka ngagiye hanze. Akikingura urugi, asanga umwana w'uruhinja ari mu gatenge, ndasume ndaki kari gutitira, karyamye aho ngaho. Reba kana kameza 2. Inguru ye uriya mwana ni ndende cyane. Ubu uriya mwana ntagaze mama we. Katubasuza abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ururimi Kinyarwanda turabasuhuje. Nje nk'ibisanzwe Nhatuyimana Concord, CEO wa Concord TV show. Nibutse umuntu utarakanda subscribe kabarebye iki kiganiro rwose adushyigikiye, ndetse umuntu wayikanze akomeza sharing kugira ngo tube umuryango mugari. Nkuko twabibasezeranyije rero ko tutazajya twicara hamwe, uyu munsi twafashe urugendo tuva Musanze, tugenda imirenge itandukanye, tuva Cyuve tugera mu murenge wa Gataraga, murenge wa Busogo, duhita twinjira abahazi harabita Byangabo, twahise tuharenga tujya mu murenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu. N'ibiro by'akarere twabirenzeho turakomeza. Nta kindi twe tugiye kureba, ntabwo twe tugiye mu butembere, ahubwo tuba tugiye kureba abantu badasanzwe bafite ubuhamya budasanzwe kugira ngo tubaganirize. Noneho mwebwe uko mutabasha kuhagera tuhabagerere bitewe nuko tubakunda. Twaje kureba umudamu yitwa Mukamusoni Beatrice, afite impano zidasanzwe, no mpamvu twavuze ngo reka dufate urugendo tuze tumuganirize. Uwaduhaye amakuru atubwiye yuko ahatandukaniye n'abandi, impano z'ubuhanuzi yazihawe afite imyaka 1, 2, 3. Twumva natwe biraturenze. Vuga tuti rero utagera ibwamabeshywa byinshi, tuteka dufata urugendo tuze tumuganirize. N'abakunzi ba Concord TV show nabo bibaza bati ibintu bimeze bite, baze kumva. Arivugira, ntabwo afite ubumuga wo kutavuga, azi kuvuga, araza kubyivugira ubuhamya bwe bwose. Icyo ngusabye utangira ikiganiro kandi unakirangize. Imana y'amahoro igihe umugisha. Naho mukanya. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye. Muraho neza? Murakomeye cyane. Turabakiriye. Natwe turabakiriye mu izina rya Yesu. Mumeze mute? Tumeze neza, turugushima Imana. Rero kugira ngo tuze kubigenza neza, n'Imana ize kudufasha muri iki kiganiro, nuko twabanza tukagitumiramo Imana. Satani tukamwirukana mu izina rya Yesu, ariko tukagitumiramo Imana ngeze kubana natwe. Tugiye kukiganira turi abantu babiri,
n'abadukurikira abantu benshi ariko twashanye imana zikivangemo ya gatatu. Yego. Satani tumwirukane Mu agende izina rya rwose Yesu. kugira ngo ataza kuturogoya cyangwa se ngo twe tuvuge amagambo adakwiriye ahubwo imana ize ko kituyoboramo. Turakwinginze ngo banze udushyire imbere y'Imana udusengere kubw'iki kiganiro tugiye gukora. Amen. Reka twicishe bugufi. Mana data wa twese, wera w'Isirayeli, itangaza nganza marumbu samba itarumba, bwugamo bw'umugaru turagushimye kuko wakomeje kubana natwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Iki gitondo Uwiteka Imana Nyiringabo, ngwino uciganzemo kuko uri uwera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wera w'igitangaza, ndagutumiye ngo ngwino ubane natwe muri iki kiganiro. Mu ijambo ryawe udufashe, mu ndirimbo udufashe, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo bari kutwumva nabo bibagirira umumaro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, urakiranuka rero, ngwino natwe weza imitima yacu. Ibyo mbigusaba kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nongeye kuguha ikaze na karibu kuri Concorde TV show ndetse no kuri Gonareke TV. Tugiye ngo tutange twibwira abantu. Yego. Jewe nitwa Mukamusoni Beatrice, ngorera umurimo w'Imana mu itorero rya Iparwa. Yego. Ukaba tuye Mukamira, mu murenge wa Mukamira, karere ka Nyabihu, mudugudu wa Cumukenge, akagari ka Rugeshi. Yego. Bivuze ngo turi muri Nyabahantu hari imbeho nyinshi. Mujya mufata akanya mukaba mutifubitse? Yego, yizuba ryavuye. Ariko uyu munsi ho byanze. Mugomba kwifubika cyane. Hanyuma rero mumeze uri kubibona tumeze neza. Mwuka w'Imana kuriho. Yego. Ese hari igihe wumva kumva amavuta y'Imana kuvuyeho? Oya. Yego. Subundi umuntu avuga ngo amavuta y'Imana mavuye byagenze gute? Iyo wakamutse ubyumva neza, iyo wahuye n'ibibazo byinshi, amavuta y'Imana kuvaho. Iyo wagize agahinda ujya kure y'Imana, ariko kugira ngo utaja kure y'Imana, iyo ubonye haje ibibazo bikomeye urapfuka mukasenga, Mwuka Wera akongera akakugarukaho. Yego. Hari umuntu wambwiye ngo niyo uri kumwe n'Imana neza muri iyo minsi ngo buri kumwe ngo ubyiyumvamo. Yego. Ngo ubyiyumvamo neza. Ubyiyumvamo cyane. Iyo uri kumwe n'imbaraga z'Imana ngo ubyiyumvamo. Hari none wambwira ati buriya rero David atereka nkubwire. Ati nawe subizi guhanurirwa ati ngo uyu muntu aguhanurira ngo ukabona ngo akaguhanura ukumva imbaraga z'Imana nawe zihita zikuzaho. Uyu muntu aguhanurira ngo urabimenya ko bivuye ku Mana. Cyane. Cyane yaguhanuriye ari mu mwuka w'Imana urabyumva. Yego. Urabyumva deka abana dukunda ubuhanuzi. Bamenye ko nkunze kuganira n'abahanuzi. Yego. Iyo Yesu yabishimye urahanura. Iyo yabishimye urahanura, yabishima ukerekwa. Kwerekwa no guhanura ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Biratandukanye. Kwerekwa no guhanura. Guhanura ni kwa kundi gutitira ijwi ry'Imana rikamanuka rikavugana nawe. Kwerekwa rero ndareba ibintu ngabikubwira. Gutyo ukabona ari taburo guki imbere yawe. Bikaza. Kahita ureba nkanjye David, ukahita umbwira ati David neretswe. Babikoye mu buryo bwa taburo list. Ejo bundi uzarwara ariko uzihangane, ejo bundi uzahita ukira, nyuma yo haza ubundi butabazi bumeze gutyo kubibona kuri taburo. Mbira nkuko reba televiziyo. Yego. Arabona wambwiye ati ukimugeraho ngahita kubwira ibyawe byose ngo nge mbita nkubona ngabona taburo yawe yose ngahita nkubwira. Birakubaho? Iyo mbano ni yanje. Iyo mbano ni yanje cyane. Ubuhanuzi bunzaho kake ariko kwerekwa n'ibyanje kuwarebera umuntu. Hanyuma rero kadutangire ikiganiro cyacu. Abantu babyumvise neza, tugiye kugana n'umuhanuzi Beatrice wo mu karere ka Nyabihu. Niwe ugiye kutubwira imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Reka dutangire ikiganiro cyacu neza. Kwa twasuhuzanyaga kugira ngo manze nkwakire. Turi kubutana bimenyereye hano. Ntago menyereye kamera. Ntago namenyereye kamera. Niho nagera kuri kamera. Nibwo bwa mbere. Biba byiza kuganira n'umuntu mukuru. Ku buryo bw'umubiri, ku buryo bw'umwuka byuraza kubidusobanura igihe bavuga aterega umuntu aba ku buryo bw'umwuka batari yakura, ariko ku buryo bw'umubiri mu byo mbona ngewe mbona kuri mukuru. Ku buryo bw'umwuka byo
turaza kumenya kuri mukuru cyangwa ko ndi umwana. ariko nawe urabura bitwibwirira Yego. cyane ko aribwo bwa mbere duhuye ubwo ngiye ibyo mbona ko uburyo bw'umubiri uba uri umuntu mukuru uri umuntu mukuru kabisa iyo uganira n'umuntu mukuru ari byiza kurutaho. Hanyuma rero nshobora kwita nibaza akagakiza nawe wemera ko ukijijwe? Nanjye nemera ko ngishijwe. Nanjye nemera ko ngishijwe kuko umwuka w'Imana ungeraho. Udakijijwe burya rero ntabwo umwuka w'Imana wakugeraho. Yego. Hanyuma rero akagakiza hari uburyo tukabona mu buryo butandukanye. Yego. Bwaba bworoshye cyangwa bugoranye, twaturi mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi. Hari no kunda akagakiza tuba twagakuye ahantu henshi hatandukanye mu buryo bwo kukonga ku babyeyi. Uri umuntu mukuru ufite abana, ubwo navuga nibo bakonze agakiza cyangwa se nawe ukaba ufite mu buryo bw'umwuka ahantu wakuye agakiza. Akagakiza nako wishakiye, ni agakiza wonse tubwire. Je rero agakiza kanje sibwo ndakubwira ngo kameze gute. Nje ndi umwana mutoya cyane mfite ng'imyaka ngo 3. Narerekwaga imyaka 3. Yego. Ni kuva watangiye kwereka ufite imyaka 3? Niba no musi yaho ntabwo mbizi, ndi kubivuga uko ababyeyi babimbwiraga. Noneho waza ngahita mbona ikintu, ngahita ngikubwira. Ku myaka 3 gusa? Yego. Uyu mwana imyaka 3 ni mutoya pe. Abari gutangira baby. Hari n'ibintu bimwe atari yaba yagasobanukirwa. Nanjye ntabwo warerekwaga wowe? Narerekwaga, ntabwo nyine ntabwo nari mbisobanukiwe. Urukumva umwana abona ibintu narabibonaga, simbikondorora. Umwana ndakondorora ngahita ngubwira ngo meze gutya, ngabivuga. Niba ugiye guhura n'ikibazo ngakubwira ugiye guhura n'ikibazo kimeze gutya, noneho ukakibona nyine kuko nakivuze. Ku myaka 3? Ku myaka 3 birazamuka rero. Bano yanje ikagendera ko kubera ababyeyi bo kera, uzi ko kera baraterekeraga cyane bakagira abapfumu, bakavuga bati azakorera ababyeyi. Kimwe mama arabimbwira mfite ng'imyaka 12. Ubwo nari mvuye gusenga, nasenganiraga mu gaturika mu itorero ry'ababyeyi, ariko ngagenda mu by'umwuka ngigira mu bapendekoti. Yego. Nuko baraganira, ndavuga ngo mama ntabwo nje nzakorera ababyeyi. Buntu uzakorera ababyeyi? Ababyeyi babo baraterekeraga? Oya, ntabwo bigeze guterekera, ariko kubera ko bavuga ngo ababyeyi ni babapfumu bagenda. Ababyeyi bavuga ngo nabapfumu. Nabapfumu akaraguza nyine bazaje baraza kuraguza iwanjye. Nagize akantu tukashyiraho umuco ngo numva ko ababyeyi baterekeraga. Ubwo rije namubwira oya, nzakorera Imana yo mu ijuru. Numva nzakorera Imana yo mu ijuru. Myaka 12. Ubwo rumaze gukura ku myaka 3 ne watangiye hano werekwa. Sore ko ntago guhanuraga warerekwaga. Ugeze ku myaka 12 ubwo utangiye gufata umwanzuro. Ndavuga njyewe nzakorera Imana. Noneho hari umudamu nari nabwiye ntumva rero urugo rwa rurasenyutse, kandi rurasenyutse nutaba amaso. Aravuga ati ko ari wowe ubivuze rurasenyutse. Ndamubwira ati hari umuntu winjiye iwawe ararushenye. Aravuga ati uyu mwana rero bibaye, aravuga ati uyu mwana wamwinjiza mu nzu y'Imana neza yazakorera Imana. Myaka 12. Yego. Ubwo ngajya gusenga mu bapendekoti, mbu muririmbyi mu gaturika, mbu n'umuririmbyi mu bapendekoti. Kuko Yesu hose ndahakora. Ariko ngumva itorero ry'abapendekoti sindi kurikunda. Ngarikundira yuko ndi kubona barimo bahanura, barimo batitira. Navayo none ngibonera ibintu byinshi. Rimwe papa abwira mama ati uyu mwana wawe uje umufata kuko ibyo abonye arabivuga, kandi yabivuga bikaba. Azadukoraho tuje tumagenda
Ujya ako kantu gasubiyemo neza. Babwiye papa wawe? Abantu babwiye papa na papa araza bibwira mama. Ati rero uyu mwana wawe muje mumufata abo n'ibindi kumunda agahita bivuga kuko ni umwana nyine si arayikondorora. Uri mu gakiza ukuze urakondorora. Kavuga ati mbese mana ibi bintu ngiye kuvuga n'ukuri. Ibi bintu ngiye kuvuga turutse kuri wowe. Ese niba biturutse kuri wowe uwo mbibwira arabyakira gute ukabimenya, ariko umwana we ntabimenya. Kivugira ibyo ashaka nyine, ubwo abavuze ibyo ashaka kuko abibonye abivuga uko ashaka, uko byumvise, uko abirebye bimeze uko ubwo nagendanaga n'ijwi ry'Imana. Ntaba nicaye ngumva umuntu aturutse inyuma aramvugishije. Mbere najaga ndikanga ngabirinduka ngagutya ngakebaguza ngagutya ngabura umuntu. Noneho uwo mudamu nyine aravuga ati uyu mwana azakorera Imana. Niwe wanyigishije ati rero nuje wumva umuntu aguhamagaye, yego, uje utuza nurangiza uvuge ngo karame, uteze amatwi Mana yanjye wumva ibyo akubwiye. Yego. Ko rero nanjye ngurikiza inama ze. Simbutse ndagiye 14 mba njatse umugabo. 14? Yego. Aya we tugire neza. 14 njaka umugabo. Washatse umugabo ufite imyaka 14? Yego. Hari ryari icyo gihe? Kari muri 89. 14 ushatse umugabo? Banjatse umugabo. Yego, tukomeze. Ko ngiye navutse 75. 75. Yego. Nshaka umugabo ndakora kurera urugo rwanjye, ariko ibintu bikajya biraza. Noneho kubera nari meze kuba umugore simbivuge ngabireka, twaba turi kuganira nakumva ari ngombwa ngakubwira ibyawe. Hashira iminsi mike ya bya bintu ngubwiye ukabibona. Bikomeza gutyo kuri 14 umaze kuba umugore. Yego. Yego. Kuko niko wabonye agakiza? Nuko nabonye agakiza. Ewe. Rero ni Uwiteka buriya wandoranyije. Ntabwo nihanye ngo sinihanye gusambana kuko ibyo sinari ntabyo. Sinagiye mu butayu ngo ndigushaka imbano. Kwako n'abana bajya kuzisengera. Oya. Hanyuma rero reka tuzangenda ndacyafite amatsiko menshi. Yego. Ku myaka itatu sinzi niba ugifite ababyeyi. Hakigiye wari bafite n'iki kintu bavuga ati iki kintu ku myaka 3 tukikwibukira warakeretswe kirabo? Ibyinje cyane. Nyine yigutoranyije ukiri mutoya, ibyo kubwiye ako kanyira bisohoza. Naje kubwira marume ndamubwira ati rero njewe ndikumva wareka inzoga, ejo inzoga uzanywa zizakwica. Ngeje inzoga uzanywa zizakwica kugira abanyokorume? Ndikubwira marume. Ku myaka 3 aravuga ati warambwiye ngo ngiye kuburana urubanza n'urw'amahugo ruzanzinda, none nejo ndapfa. Ndimana irakwica. Ariko Imana urayizi buriya ndi cyane. Tiyonzi ni Imana yo mwijuru, ntago nzi ya Mana zazindi muterekera. Tiyo mwijuru yo niyonzi. Ukiye mu gitondo abyuka yapfuye. Ayiwe. Yazinyweye arazihaga, ageze mu rugo arapfa. Ayiwe. Kandi wamubwiye atereka kunywa inzoga? Kunywa inzoga, nunywa inzoga urapfa. Bivuze nk'ari abantu bijwi ry'Imana bakanga kuryumvira. Kandi mu by'ukuri haje ubutabazi. Hari umuntu wambwira ati bura ngo nta buhanuzi butagira insinzi. Ntabwo nabubaho. Nta buhanuzi butagira insinzi, ngo n'Imana ikubwiye ngo itware gukeje uzapfa. Hari uburyo wasenga Imana ikagira ute? Kabikura. Kabona ubutabazi. Bura ngo ubuhanuzi bwose butagira insinzi.
ntago bubaho. ntabwo nyine bikubwira kugira ngo ugaruke ahantu wari ugiye gutsikira uhave kugira ngo ikurengere, ariko iyo ubyanze nyine biraba kugira ngo wumve ko hari Uwiteka Imana Nyiringabo ugize ute wavuganye nawe. Yego, uyaza kubyumva ahanini n'ubu ngo baba bakihari, abakihari cyangwa se akaba yarengejwe n'iminsi nko gupfa none napfa ejo, niko njya numva abantu bavuga, tugira ngo uyu munsi ngende nagenda ejo, none ukapfira mu nzoga, ni ibibazo. Njye ifite imyaka 3 kubera abantu nababwiraga ngababwira nigiye kuburana uzatsinda cyangwa si guhigiye guhura niki ukiretse gutya ngo kagenda gutya byagenda neza. Data yatunze inka ku bwanjye, agira imirema ku bwanjye, baje kumushimira bakavuga ngo nta waja ngo ku muhanuzi agendeye maramasa. Yabonye imirima, abona inga, abona amahene. Yego, ku myaka 3 nyine birakomeza birazamuka. Yego, hanyuma ku myaka 14 urashatse, ubonye umugabo, ntago impano yacitse intege gutyo ngo isubire inyuma. iyo yari gucika indege ntari gusenga Imana, none nari narahishuriwe meze kumenya ubwenge. Twakundi najaga mu rusengero ngiri mutoya, nava mu rusengero mu bapendekoti ngagenda ngaja kwikinira ibindi bintu ngagenda oya, ahubwo ngiye kubera nari meze kumenya ubwenge narakoraga, narangiza gukora ngicara ngaruhuka ngareba aho nduhukira ngasenga Imana ngayibaza Imana bimeze gute, umunsi w'ejo nzaba ngumezemo gute, ese ngiye n'umugabo bizagenda biti, ngasengera n'urugo rwanjye. Ukagenda ukabaza amakuru y'urugo. Yego, n'ukundi umunsi ejo guzabagwiriwe. Kandi koko ubu ngo hari abantu batagisengera ingo, hari abantu batagisengera ingo kabisa, akaba adasengera urugo rwiwe. Ubundi ni amakosa kudasengera urugo rwawe, ni amakosa. Ugomba gusengera urugo rwawe. Imana y'amahoro ikamanuka ikakwigisha, kakubwira bimeze gutya, cyangwa umutwara arahura n'ibi ukabona ukuntu umusengera cyangwa abana. Yego, iyo ugereranyije umuhanuzi w'icyo gihe n'umuhanuzi w'ubu ukizwa, wenda wari umenye ubwenge, reka tuve ku myaka 3 tujya kuri myaka 12 muri za mirongo. Muri za mirongo, kare umuhanuzi w'iki gihe w'uyu munsi ukora n'umuhanuzi w'icyo gihe. Asinge umubare y'ino jambo ngiye kurikoresha, simvuze nk'abahanuzi b'ubu ngubu ntago bakorana n'Imana cyangwa aba bacyage ntibakoranaga n'Imana, ariko uko byagenda kose bishobora kuba bifite itandukaniro. Ukavuga ati wenda umuhanuzi wa kiriya gihe yakundaga gutitira cyane, cyangwa umuhanuzi wa kiriya gihe yabaga akijijwe cyane, cyangwa umuhanuzi w'ubu sinzi ukuntu urabigiranya, ariko icyo twabonye cyo Imana ntago ijya igira iterambere, ihora ari yayindi, ariko mu bahanuzi ho tugira iterambere cyane. Ubigiranya gute umuhanuzi wa kiriya gihe n'umuhanuzi w'uyu munsi? Abahanuzi ba mbere wari umuhanuzi ntago yabivangavangaga, ariko biki gihe niba ari ubuzima turabivangavanga. Imbaraga zari urebye wavuga ngo imbaraga zari ziri mu bakera manza buno zitakibarimo. Yego, niba ari ibihe ntabwo mbizi, turi abahanuzi turasenga tukerekwa, ariko imbaraga za kera zari imbaraga. Bivuze nk'umuhanuzi wa kiriya gihe yabaga acanye ku maso cyane cyane. Yewe, ariko nanjye nabo mbitekereza, ariko numva umuhanuzi wa kiriya sinzi umuntu wigeze kuvuga ati makwereka mu minsi yashize ko abantu basengaga, none ubu ngubu bamaze kudama ntago bakikibuka isengesho. ntabwo tukibuka isengesho. Ugereranyije nk'abari umukobwa wa kiriya gihe n'umukobwa w'ubu mu rusengero, ntabwo bahuje. bitugeranyiriza, ntabwo bahuje. wewe ngize amahirwe kuganira n'umuntu mukuru aba ari byiza. Ntabwo bahuje Reka tujye ku na mukisi gato. umukobwa wa kiriya gihe wabonaga arafatwa ameze gute ndetse n'agaciro yagenderagaho, ubu ngubu ubona umukobwa w'igihe cyacu yarubahaga cya mbere yarubahaga, cya kabiri agakunda Imana. Abiki gihe ndibacubaha kuko batakunda iki, batubaha Imana. Nta mukobwa wo mu gihe cyacu warebaga indege
zari ikizira. Indege muno intege mbese yego ntabwo indege noneho niba ari umuririmbyi wabonaga ko ari umuririmbyi yarindaga uburirimbyi bwe. noneho abakobwa ba kera kwa kundi gusamara kugendana n'abasore ntabwo twari tubizi. sore niba yaragukunze rega data niba yaravuze ngo uzashaka urugo ntabwo kugendana n'abasore ntabwo ariko byagutuma ubona umusore no kwiyubaha byagutuma ubona iki umugabo cyangwa ukabona umukobwa. ariko muri iki gihe yaba umuhanuzi urabireba ukabona imyambarire kandi ndi umuhanuzi ni umuhanuzi ukabona imigendere ntitandukanye ntaho itandukaniye n'abandi bose. yego ku buryo waragendaga mu gihe cyacu ukavuga ati uno ni umukozi w'Imana bye uyu ni umuririmbyi akorera Imana ukabibona ukabitandukanya no mu mvugo ukabitandukanya ariko ubundi wabitandukanya abo se ubu bisigaye bigorana kubatandukanya biragoye. hari n'abahanuzi ngo umuntu asigaye ahamagara ngo ngwino dusengere nkakagenda yahishe Bibiliya hakurya bakabona nta kindi afite akavuga ati si ni umukozi w'Imana baba bagiye gusenga akahita yikura hano aho yahishe akahita yizana rwose ngo yanze kugenda atwaye Bibiliya ko ngo batagaragaza ko ari umukozi w'Imana. none sinuhisha indwaro y'Imana uzagwanisha iki? kwizera. dore agakiza kacu kabonera ahangaha ariko hari n'igihe ntagatwara ngazitwara gutya agakiza ntakahari. yego reka tunyarutse imyaka 14 impano zikomeje zirakura ubanye umugabo ntawe ntakubujije gusenga. urebe mu misengere kiriya gihe n'ibintu byitwaga ibintu by'ubutayu n'ubu ngubu wifata ukabigiranya gute? kiriya gihe ibintu by'ubutayu n'ubu ngubu twebwe twakoraga ubutayu ntabwo twagendaga turi akajagari. babita abahetsi b'itorero. mwebwe mwasengaga Imana akababwira muje mu butayu mukagenda mukaja mu butayu atari akajagari. n'abandi bakumva wenda ko abandi baraja mu butayu kagenda azi ko agiye kugira ute gusenga Imana. rero ubutayu twarabukoraga tukubaha Imana tugasenga. na n'uyu munsi turacakora ubutayu. muri iyi minsi ubutayu ntabwo bwemewe nyine kubera babihagaritse leta yavuze ngo tube duhagaze mu butayu n'insengero zigahagarara ariko twavuga ngo twarabikoze. yego nose si twabikoze? mwarabikoze. sasa rero reka twikomeze ndacyafite ibintu byinshi byo kukubaza kuko ni byinshi sinzi ko turaza no kubisoza. bigutwara imbaraga zingana gute muri iyi minsi turimo kuba wahanura umuntu ikintu mukamara nk'igihe utabona nawe ukunga ukazahura nawe ugasanga bwa butayu ngo avuga ngo Imana iramukije aracyaburimo? sinzi niba ubyumvise neza cyangwa se ukahanura umuntu ikintu kigatinda gusohora. bigutwara imbaraga zingana iki? nyine ubwo sinzi kereka wenda mu minsi iri imbere ntibimbaho ariko Yesu aracyandinze ntabwo byari byambaho. iyo ngubwiye ngo deba Yesu akanyereka ikintu Yesu aragisohoza bitamanjije igihe bidafashe ibihe n'ibihe. Yesu akanyumvira kuko ari we wabimbwiye akabisohoza kugira ngo ubwoko bw'Imana butarambirwa. urabona hari ukuntu umuntu ubona afite nk'isezerano akamubwira ati wenda Imana iguhaye akazi cyangwa se Imana iguhaye urubyaro cyangwa se Imana igukoreye iki bitewe n'ukuntu Imana ishaka gutabara ukamuhanura muri uyu mwaka ugahita utandukana nawe
wazamara nk'indi myaka 5 ugasanga bwa butayu wamusuzemo cyagera cyaburimo niba waramubwiye ati akazi ugasanga nta kazi arabona namubwiye urubyaro ugasanga urubyaro rekashwe da yanarabyibagiwe cyewe ndi kukubwira ngo ibyo ntango byari byambaho dushobora Imana ikambishyurira ikintu nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 twahura ukambwira ati ndi gushima Imana kuko hari cyo Yesu yangoreye cyangwa ukanambamagara kuri phone buno cyarakemutse kuri phone mbere twagiraga amatelefone ariko buno dufite iterambere ubiterambere ryaraje bivuze ngo ku mezi 3 cyangwa 2 kumva urambamagara hari n'igihe bikubwira mu gitondo ukumva Yesu yakugiriye neza kambwira ati burya bya bindi Imana yabikoze bya bindi Imana yabisohoje bajya bavuga ngo umuhanuzi yemerwa ariko ibyo hano bigize ute bisohoye ngo bitarasora buri nanjye ako kantu sigegagena umva nzemera ko umuhanuzi ubu ngubu reka mbe nkwaye 10 cyangwa se bose 10 nibyo haki 10 ni cy'umukozi w'Imana si by'amaturo yego aba tereka mbe migenje gutya tariko ndabyemera neza ko byo hano bigize ute bisohoye Imana yabisohoje tonge nta maso yo kureba ngako ngo bujya ngo umuhanuzi ngaca mu nzira zigoranye kugira ngo ngaca kwikosa ngaca mu bikomeye sinzi nayo byarakubayeho cyane ugaca mu bintu bikomeye ukageza akavuga ati Mana koko ni wowe wantumye byakubayeho cyane ubwo ndoranyije nduruhinja ariko byageze aho inyuza mu ikosi inyuza mu ikosi duciye mu gakeya tubwira ati byo bimeze guri reka mvuge mu rushako ibindi mbireke basi byo mu rushako sakanye n'umugabo ufite imyaka 14 gize imyaka 20 abaratashe arapfa pura nikosi rero tunzi bwose barabunyaka byo nari nishingikirije byose mabuko arabitwara mvuze ngo nje kuburana Uwiteka ati ntabwo ari byo naguhamagariye kugira ungire ute ungorere yapfe mutira mwabyarana kwari twarabyaranye yego twabyaranye abana 3 umwe arapfa hasigara abo 2 nshakanye n'uyu byara umwana umwe arapfa Yesu araruhagarika twongera kubyara yego rero tugize agahinda Mana kubera iki njuze ngiri mutoya Imana ati ndashaka ko ngorera uzamuka imisozi umanuka ibibaya utambike nshaka ko ngorera naguhaye urubyaro ahubwo ngiye kuguha umwana w'umuhungu ari uyu rero muri kubona yambaye uwo mubonye gute uyu mwana ari agahinja gafite amezi 2 nyina yaravuze ati gajanye kwa murokore mbere banyitaga murokore ndarabona ubudiyakoni ubwo ati yashwanye n'umugabo baramunaniza arangije ati umwana wanje sinamushobora kandi mujanye kwa murokore yazamurera mama wajya he araza ari nijoro amurambika ku muryango iki uri kuduhereza inkuru ukayicamo igice buriya inkuru zacu kugenda uziduheza ukazigira igice oya ntabwo ndi kuzigira igice mu bari nyine yaramuzanye amuzana nijoro amurambika ku muryango nangije kumurambika ku muryango aragenda agiye Yesu wo kurokora uriya mwana umuhungu wanje arasoka ngagiye hanze akikingura urugi asanga umwana w'uruhinja ari mu gatenge ndasume ndaki kari gutitira karyamye aho ngaho reba kana kamezi 2 inguru ye uriya mwana ni ndende cyane yego ubu muri amwe ntagaze mama we naramumweretse ntazi papa we nawe naramumweretse yageze nyuma abona ababyeyi ariko ntacyo bamumariye none singubwire ngo bamumariye iki
umwana wamuta afite amezi 2 kazamubona afite imyaka 14 afite 13 mu kwa 10 aba afite imyaka 14 niho ababonye tibigeze bamubonaho nuko cyewe namumweretse nyuma ariko ntabwo kariya kana kahuye n'ingorane zikomeye. Yego. Ubwo umugabo yashwanye n'umugore, umugore aragenda, umwana ubwo biramunanira avuga ati mujanye kwa murokore byaba byiza, ubwo ndamubona nshaka nyina w'uwo mwana urukumva byandwaye igihe aho mubone mbyereka ubuyobozi, ndababwira ati njyewe nubwo muberetse ntabwo ari ukuvuga ngo wenda kwa kundi ngo abantu ngo bari kurera abana babandi ngo nugusaba inga n'ibiki, oya nukumenya ko uwo mwana atazagira uza akavuga wenda ngo naramwibye. Aho bigeze rero nyina w'uwo mwana aza kuboneka, yari yaragiye muri Kongo, umwana arangije amezi 3 ubwo mushira kubera ronga. Ubwo mubyeyi ubwo arongera afata umwana we ashatse umugabo atwika uriya mwana, aramutwika. Buriya bamubonye nibo baguha ubuhamya ukabyemera neza. Mutwika umubiri wose guturuka ku mutwe kugera ku birenge. Umugore ati umwana wanjye noneho agiye gupfa, ngiye kumusubiza kwa murokore. Nubundi aho yamusize niho yongeye kumushira, arongaza musubiza ahandi umuryango tiyasuhuza aragenda. Noneho nari mvuye gusenga mfite Bibiliya, ariko Imana yambwiye ngo guhaye umwana w'umuhungu, mfite ibinezero ko ngiye kubona umwana w'iki w'umuhungu. Ngiye kubona bona Pacifique niwe bongeye kugarura. Ubwo ndavuga none ibindi bibaho, ngiye gushaka ubuyobozi bashaka uriya mugore yaramunyatse amukura ku ibere, none ntabwo amushoboye, amuzanya ari inyama. Umugore turamuzana aravuga imbere y'ubuyobozi ati rwose pe uyu mwana ndamumuhaye sinzongera kumukoraho, nanapfa nta kibazo nzamugiraho, azamushingura ngo yashingura undi mwana we, kandi nabaho n'umugisha azibanira umwana we. Ande barandebaga bakavuga bati uyu mwana wamutaye ko na nyina yamutaye. Abantu ariko bakubwira yego kubera yari ibisebe gusa, ubushe buteye ubwoba. Ubwo rero aho ngaho niho Yesu yaje kwigaragaza, anyereka ibiti ati ngaho vura ngo haye kuvura, vura uyu mwana tazaza ari ibikovukovu. Buriya wamenya siko yahiye mu maso. Oya ntawabimenya. akuyemo ntabwo wamenya ko n'umubiri we Imana iguha kuvura. Noneho ibimbaye no kuvura, umwana wanjye ndamuvura arakira. Ubwo umwana mubana gutyo, nyina ndiyongeye kugaruka ukundi ngaza murebe na nubu anisaha ntago muzahaherereye. Nina ashaki aherereye hari akuca amabuye mu ndarenze kano makoni wahitugeriwe. Mwana wanjye ndamurira kuko data yari yavuze ngo aramumbaye, mukobwa mukuraho amaso, asize amezi 2, se nawe aba mu Mutara. Baza kumubwira ko umwana we bamutwitse kameze nabi, ndamubwira aje aramureba arambwira ati mere pe uyu mwana kwirwa arakurusha n'ubwende, gushaka wamureka kamwimibere akitahira kuko ntabwo ariho. Mbwira mwana azabaho kandi muzamwifuza, azaba umusore mwiza w'igikundiro. Murera gutyo na nubu ni umusore uri gutuma kuvoma. Yego ntazi ishati ya nyina, ntazi urukweto rwa nyina, ntazi amavuta. Iyo mbura yaraburara arya akarya, nabona umwenda ngamwambika. Bageze mu wa 6 agiye gutangira segonderi. Ndabyumva cyane kuruta uko abadukurikiye babyumva nabo bagerageza babyumve nkanjye.
igikomere cyo kutabana n'umuryango, bajye bagira agaciro, bamenye agaciro k'umuryango, ariko hashimwe Imana yagukomeje. yarangomeje. Nta zindi nzitane wahuriyemo muri uyu murimo, wenda urugero ngo kwajya guhanura nk'umuntu Imana yamugutumyeho? Ubundi iyo uhanuye ubona n'inzitizi nyinshi, urahanura byasohora, ni impamvu ubizi bikaba binsohoreyeho, nuko ufite ukuntu wangize warandoze kugira ngo binsohorereho, bakakwita umurozi cyane, bakakwita abandi turi umupfumu. Izo ni inzitizi ziba ziri mu murimo. Hano wambwiye ngo yagiye ngo Imana ngo amutumye ahantu, ari wambwiye ko Imana yamutumye ahantu, agezeyo ngo bamwirukangaho, bambwiye ati iyo Mana ngo nigende banze gusubize. Nanjye niko bambwiye, kubera idutoranya turi bagufiya. Nacyo kiba ikibazo, hari igihe ngo uhanura nk'umuntu ukamubwira ati Imana ikugiriye neza, iguhaye amafaranga, iguhaye imodoka, iguhaye amazu, kandi ari Imana ibikubwiye, akavuga ati ese wowe byibura wabonye n'ibijumba byo kurya, byabanze kaguha ibijumba byo kurya iwawe ukareka kumanura ayo mamodoka ra. Yego, nimanze ikugirire neza, nawe ukenewe kugirirwa neza. Ariko ibyo turabyihanga. Ngibuka nk'igihe byakubayeho. Imana yandumye ku mumama yari yashwanye n'umugabo, ashaka kwica abana 3, nawe akiyahura. Ndagenda njyayo, sinari nambazi, buretse ko nagenderaga ku ijwi ry'Imana, nyuraha ndahagera, ndasuhutsa kuko ari Yesu wari wantumye gikiza abo bana. Habayeho indambara ariko ziza kurangira. Ndasuhuza umugore aranenera, asohotse arambwira ati wandera hamwe we, niki kikuzanye mu mbuga yanjye? Namubwira oya sinjye sindi ndera hamwe. Atari kuzizamba indera hamwe. Ndera hamwe impamvu indera hamwe ryari ijambo ryiza ryashiraga hamwe, bajyandurisha kwica. None rero nje ntago ndi umwicanyi, ahubwo umwicanyi ni wewe. Ugiye kwica abana 3 nawe ukiyica. Tisi kugiye kwica abana 3 nawe ukiyica. Ibyo umugabo yagutwaye niho urabo ubibonye. Ahubwo kubona Yesu ni agaciro kuruta kubona ibintu. Mubwiye ayo magambo bona ciye make, ariko yari yandutse byinshi nyine kugira ngo muvire ku muryango ngende. Turangije ndamubwira ndi ikinzanye no kugira ngo ngeze kuno muryango mbereze iyo Toyota waguze, tugiye guha abana, ubundi ngubwire ikimana ishaka. Ubwo ndamubwira ati ikimana ishaka ni iragushaka, yabonye hanze amaso cyane kuri yiriya nga, iyo mbamvu Imana yayikwatse iyihereza mukeba kugira ngo ukurikire Imana. Rero uba wibajije ikintu cyatumye inga yawe igenda kava mu rugo rwawe, ahubwo ndufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kugira ute kwica abana nawe ngo wiyice. Ava habonye agakiza, abana bararokoka. Umugabo we nawe yaraje asanga turi gusenga, nuko ndamubwira Imana ukundi imbwiye, nuko arangije aravuga ati Imana iguha umugisha, inga yenda yisubizaho, yansuzuguraga niyo mbamvu nayimwatse. Nawe aravuga ati sinzongera kugusuzugura ukundi, umuryango urubakwa. Sinzi ukuntu kino kintu cyo ndibuze ko kikubaza, ariko ubundi imbaraga wazikuye kugira ngo uve ku myaka 3-14, bwo ndagenda nzishya ama etape kugeza ubu ngubu bwo tubona umuntu mukuru, bivuze nk'agakiza kamazemo igihe kinini. Uri umuhanuzi mukuru mu by'umwuka, ntago wapfa kuvuga ikintu kuko impamvu cyagenda bivuze. Hari umuntu watubwiye ati hari igihe umuhanuzi Imana imwereka ibintu ngo ukabona biraje bise byikubita imengi bikaza byirukanga ukapfe kubivuga uko wishakiye. Wenda urugero ukabona umuntu ngo ari kumwe n'umugabo we baje gusengera iwawe, wayo kahitubwira umugore ati ihana gucinya mu mugabo ngo kabora rusenye. Nyina bona abahanuzi b'abana ngo umugabo yaje iwawe ngo abagwe kuganya, kahitiraho nk'umugore kamubwira ati hana guca umugabo wa nyuma. Oya ntabwo nje nabikora.
n'ibindi byose nabibona yuje uri umugabo n'umugore turihana bisanzwe ibyo Uwiteka anyeretse byatuma ukomereka cyangwa umugore agakomereka ugashaka ubundi buryo ndabibika ngabikubwira ukwawe n'umugore ngamubwira iby'ukwe kugira ngo ndasenye umuryango. na benshi ngo bikunze kubabaho kubona ngihita wihana ibingibi ngo guca umugabo inyuma yawana bikabaye ibibazo natwe nubwo turabahanuze hari igihe batuduhanurira hari n'igihe natwe babiduhanurira rero sinzi ukuntu wenda aba yabibonye ntago mbizi ariko hari umuntu ari n'amashari gakugirira n'ishari avuga ati uru rugo ngiye kurusenya mu buryo ubu n'ubu none ngavuga ngo ngabishyira mu gikaji wenda cyo guhanura ntabwo mbizi kuko nzi neza ko Yesu atavuga ikidahari ntabwo bibaho yego nanjye hari uwampanuriye rero ariko umutware azi ijwi ry'Imana nanjye ndarizi ko Imana ikora ndabizi yego nawe baraje kukubitaho ikinyoma utazi aho giturutse noneho ngewe akingubitaho nari ndi hamwe n'umugabo abwira ngo ninihane guca ngo kubabaza amabukwe ndavuga ndi ngewe ntabwo mbyihana kuko amabukwe ntabwo ndihana ngo naramubabaje kandi amabukwe ndamugira none si data bukwe nagiye inzu ya mbere ntabwo ndasanzeyo data bukwe nasanze data bukwe yarapfuye simuzi uyu wa kabiri Imana yambaye nasanze atagira isi simuzi aje kumbanurira n'amaboko yameze gutaha none mbwira nari kuvuga sindabyihana yahise akubwira ati nyoko mu mwuka wabyaye umugabo wa muri batisimu cyangwa se bavukana n'umugabo wawe katubwira ati nyine ngo yaravuze nyine ngo ninihane mabukwe byarira umugabo ndamubwira ntabwo ibyo mbyihana ashaka ko nabehege Yesu yandinze ndi umwana kugeza ndi umukecuru umugabo nzi n'umwe wabwiye aragenda uwa kabiri n'uyu abandi barenze aho ntabonzi ubwo rero ntabwo ibyo nabyihana usi wakihana gusinda utaranyweye kuba kuva nabaho sinigeze nywa ubwo nagenda ngihana inzoga abatihane kunywa inzoga aba mbeshiye wavuga ngo ntabwo nywa inzoga ati no kubitekereza babitekereje ye urabyakira iyo byagenze gutyo ubwira Imana tuwiteke nyiringabo umusange amwereka ukuri hanyuma rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu imbaraga kugira ngo urambire muri aka gakiza kabamo amahwa mishito inzitane ibitutsi kugorwa hari n'umuntu twaganira avuga ati David reka nkubwire ati buri Imana ngiguhaye ukifubika ugahaga ukaryama neza ugasinzira ntiwumve igitonyanga cy'imvura ukagira ute buriya wakuvuga gusenga Imana ugahanura n'ubwoko bwayo ndavuga ati nose ntabakoreye Imana batunze indege ati aho ngaho biragoranye cyane tibanga abakozi b'Imana benshi muzi impamvu badatabarwa ngo nuko bashyiriweho gufasha abantu b'Imana batuzi niyo mpamvu badatabarwa urumva muri izi nzu habamo ibintu byinshi ugeza kuri iyi saha ko hakirimo ibintu byinshi ntabwo wagiye uzikura hehe ni ubuntu bw'Imana ni Imana yamfashije ndabwo ari ku bwanjye niyo yandinze iramfatira irangomeza iyo nyifatayo yari kwikungumura ikigendera nanjye ngagenda wenda ngasubira inyuma ariko yo niyo yakomeje kugenda imfasha nahura n'ibirusha ngumva ijwi riraje ati none nibite iki kigiye kugutera agahinda ibihumiriza byanjye ntabwo byakonejeje ntabwo biguhagije ngwino ngagenda ngasenga ngava aho ngaho mfite umunezero ndi kwiririmbira iyi ndirimbo rero ngira umwana kugeza na n'ubu yaramfashije yaranyubatse ivuga ngo muze turebe imbere dutegereze igitondo iyo ndirimbo ndayikunda ndi umwana narayiririmbaga na n'iyi saha iyo ngiye kugera iyo ngeze mu kibazo umugabo warabizi iyo yumvishije mvuze ngo muze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu aravuga hari icyo nahuye nacyo
kitanejeje kiri gushaka ubwo mba nshaka kugira ngo mbone ubundi munezero mu buzima bwanjye ibyo nabonye ibyo numvise bigende yego Imana itagufashe wowe ukayifata yakwikungumura ikigendera ikigufashe ntiyagusiga ntiyanakurekura ako kantu nanjye ndakamenya nzajya ngagendana hari utuntu ngenda nitoragura ahantu ku ruhande ngagenda nanjye utwo tuntu ntugendana hanyuma rero icyo gihe cyose Imana yarakurinze kugeza ubu ngubu ufite imbaraga ugikorera Imana uri umuhanuzi kandi w'ukuri uvugira Imana ibyo Imana igucisha message zigucisha bigasohora. Urabona hari abantu batazi ibyiza byo kuba mu Mana, hari n'abantu batazi ibyiza byo kuba Imana yaremye kugira igikoresho cyangwa se kugucisha mu message zayo ku muhanuzi muri rusange kagozo impano ziyerekwa. Izindi impano zose ukoresha ubundi impano za nyinshi zatandukanye hari Imana igenda kwimira muri ako kanya ukabona Imana ikayisi kukubita impano gukoresha mu kanya gatoya. Ntabwo mbizi. Hari uwawe twaganambye ati hari ukuntu ugira ahantu ugasanga umuzima ari ukundi kuntu ateye. Imana ikakubwira ati rero hano impano yawe uri kubuze gukora hano ntabwo ari yayindi usanzwe umenyereye. Ntabwo ngiye kuguha impano yindi yo kwita utegeka bucece kakujundika ugategeka bucece. Nyine nibyo ngubwiye ngo Yesu niwe ugufata weho uyifashe yakurekura igukoresha mu gihe ucurimo. Yego ari umusazi niba ngoresha imbaraga zo kuvuga ngo ndakoresha umuti muvure umusazi akiri, hari izindi mbaraga Imana iramba ngategeka kuko yanyeretse niba arimo abadayimoni urategeka uravuga ngo mu izina rya Yesu soka muri uyu muntu ugategeka kuko yaduhaye imbaraga zo gutegeka. Hari n'abandi rero usanga bikaba ngombwa kuko yaravuze ngo n'ibyatsi n'amabuye bizangira ute bizanyubahisha kakubwira agenda usorome kiriya kidodoki uzuge ukivugute umuhereza kire mu izina ryanje. Hari igihe ngubu usengera nk'umurwayi Imana ikahita ikwereka umuti we. Yego kagenda ngabyahira ngabimuha cyangwa ikambwira ati fata amasengesho y'iminsi 3 uze umusengeri kamusengera rero wambwiye ngo hari n'igihe Imana nginyereke kaba namubwiye ati fata iburi terure kwizera kwa gukiza nyine bigo bitegura uko Imana ibishaka yatugabiye itandukanye. Hanyuma n'ikibazo cyane nangiye kukubaza ati ubona iki kintu kiza twaratira abandi kuba Imana yaraguhaye izo mpano zo ko wazikoresha kandi ukazikoresha neza. Kindi waratira Imana abantu kuba mu Mana ni byiza. Cyambere cyo ugiye guhura n'umubabaro kubera uri hamwe n'Imana yawe urayisenga ukaruhuka urayitakirika kumva nibyo byiza by'Imana. Aho kugira wewe David nze ngutakire kagenda gatakira Uwiteka Uwiteka akanyumva akansubiza ariko njobora kugutakira weho kubwo uri umwana w'umuntu nanje ndi umwana w'umuntu ahubwo ngaba nguhaye amagambo yo kugenda uragira ute uramfuka. Icyo cyiza cy'Imana rero Imana iraduhisha tihagira utubona waburara bakabona usa neza urabyibushye umeze neza. Yego uragenda bigakunda bagutega Yesu agategura bakabona uriho nibyo byiza by'Imana. Waramutse kaguhishurira ibintu bigiye kubaho ikakubwira mwana wanje hano nduhanyure mwana wanje ugiye guhura n'ibirusha imbanuka ziraje zisengere ukazisenga. Icyo ni cyiza cyiki cy'ubuntu bw'Imana ariko umwana w'umuntu ntiyabikubwira atari mu mwuka w'Imana. Yego reka dukomeze reka tujye mu ijambo ry'Imana. Abantu badukurikirana kuri Concorde TV show no kuri Gonarike basigaye bakunda ijambo ry'Imana bakunda ijambo ry'Imana cyane ku buryo bambwiye mutera imbaraga barambwiye ati David nibyo kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana n'ibitangaza Imana yakoze duhamye gukora kw'Imana mwakira mu butanga buhamye ariko ni urujye siga iminota mikeya yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego avuga ati nyaboneka ibyo nabyo timuhome ndimuzagire rungu itibye nabyo vuga Imana cyetse ari ikindi kintu umusabye twake mu ijambo ry'Imana mu minota mikeya dusigaranye nje ndaza kugaruka nyuma. Yego Imana igumugisha katumanze turisengere. Yego kugira ngo rubone ukundi tuzicengera mu bugingo bwacu.
wacu. Mana turagushimye, reka tuguhimbaze kuko uri uwera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye mu byanditswe byera, ijambo ryawe ni ingomezi, rize ridukomeze, rihindure imitima yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Cyo twirukanye ni imyuka mibi mu izina rya Yesu, ryadusahura ibyo byose turabyirukanye. Reka ijambo ryawe ridukomeze, izina ryawe rishigwe hejuru. Ganza utegeke rero mwuka wera, utuganze alavaya sisikedo sayini. Ganza utegeke mu izina rya Yesu, amen. Rero ngunda kuririmba yino ndirimbo, wenda ndirimbeho ibice bibiri, murabinyemereye? Nta kibazo. Indirimbo ya 21 Gakiza. Indirimbo 21 mu Gakiza. Aravuga ngo muze turebe imbere, tegereza igitondo. Izindi ziramfasha, ariko yini iramfasha sinzi. Ndaririmba wenda ibice bibiri. Yego. Gusa icya kabiri. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, nizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha dusaba, kuko Imana ije twumvira. Tuzanesha dusaba, kuko Imana ije twumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Muririmbire horaho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tuneragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorera umwami Yesu. Ubwenge n'umutima, bikorera umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane, ndibaza inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubashangisha umukiza, ndiducogore gusenga, kugeza ubwo Yesu azaza. Ndiducogore gusenga, kugeza ubwo Yesu azaza. Amen. Amen. Indirimbo iramfashaga, haba mu bibazo ndiducogore gusenga,
haba mu burwayi ndiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ntabwo Yesu yigeze aduha konji yo kuvuga ngo ntituzamusenge. Rero iyi ndirimbo ije mfasha kambwira ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Byashoboka ko iki gitondo dutegereje no yisaha cagera, birashoboka ko iki gitondo dutegereje n'ejo cagera. Ntabwo ari igitondo gisanzwe, ni igitondo gitangaje cy'umwami wacu Yesu azaziramo. Rero tugitegereze twizeye kandi dukiranuka. Imana yacu tugirire neza. Amen. Kadusome ijambo. Haleluya. Amen. Kadusome ijambo. Turaribona muri Yesaya. Yesaya 40. Ibice 40 n'iryo jambo kumva biradufasha muri aka kanya n'abadukurikiye ridufashe. Turasoma ku murongo wa 29. Yego. Mumfashe gusoma pe. Iyi Bibiliya Yesaya ibice 40 guhera ku murongo wa 29 aragira hati: niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sibigarutse. Yesu atari ukongereyemo imbaraga nda wundi wazikongerera. Haleluya. Amen. Riratubwiye ngo niyo igira ute? Niyo iha intege abarambiwe. Abarambiwe. Abarambiwe mu gakiza Yesu aragaruka akabaha iki? Intege. Imana yacu tugirire neza. Amen. Kandi ngo abasore b'imigenda bazagwa. Yego. Babandi batazi Imana ishoboye byose, abo ngabo bazagwa. Yego. Ariko abategereje Uwiteka. Haleluya. Amen. Bazasubizwamo indege. Nukuri. Abategereje Uwiteka bizeye bazasubizwamo iki? Mindege. Cyangwa uzaba ugiye gucogora Yesu azagaruka gusubizemo iki? Mindege. Kuko utegereje iki? Uwiteka. Kandi azatwambika amababa arata ngayibisiga. Tuzaguruka. Nta bintu bizatunyeganyeza kuko tuzaba turi kumwe n'umwami wacu. Haleluya. Amen. Kandi tuziruka ndago tuzananirwa. Turi kurikwa ku mwami wacu ndago tuzananirwa. Mana ya Yesu. Yego. Yego. Reka tugushimire cyane ku bw'akanya kawaduhaye. Haba kuri Concorde TV show no kuri Gonarike. Yego. Tubwiye n'abantu ko uyu mutumirwa n'uwacu tuzamutumira uko kenshi muzajya mugenda mumukomeza. Gusa hari umuntu wawe wifuza gusengana nawe amukeneye ku buryo bwose butandukanye, turagira ngo tumusabe n'ubundi nimero nkuko dusanzwe tubigenza ku muntu twatumiye, aduhe nimero yiwe kugira ngo uzamukenera azamubone byoroshye. Niyo mpamvu natwe turi kugusaba nimero kugira ngo uzagukenera azakubone byoroshye. Iyo ngiye umpamagarike utambona ariko yiciye kuri wowe biba byiza kurutaho. Yego. Baduha nimero yawe. Yego. Mfite nomero 2. Nuduha kuri WhatsApp. Ya kabiri nushaka kwine kuduha kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. 07. Koresha ka microphone neza. 078 51 91 751. Mazina yanjye ni Mukamusoni Beatrice. Mani bagirire neza. Umukecuru Imana yagiriye ubuntu. Amen. Wasoza ikiganiro cyacu nadusenga nkuko twatangiye. Yego. Aduse rava ya sisike dosayin uruwiteka nyiribihe. Kandi Imana ibahaye umugisha. Amen. Yego. Mana turagushimye. Yego. Turaguhimbaje urera.
wabanye natwe muri iki kiganiro, himbazwa. Witeka Imana Nyiringabo yutabana natwe cyari kuturusha nubwo Mwami Imana yacu iminota iri kubona ari mikeya ariko yari kuba miremire ikatugora, ariko wabanye natwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Wirukanye Satani n'ingabo ze, izina ryawe nirishimwe Kristo. Uri igitangaza, uri inganzamarumbu, isambu itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru. Bwoko bwawe turagushimiye kuko wakomeje kubana natwe. Abagaragu bawe bagiye kugenda, Uwiteka Nyiringabo, gendane nabo wera w'Isirayeli, barinde imbanuka z'uburyo bwose, bagere mu rugo amahoro, izina ryawe rihabwa icubahiro. Kandi twongera guhura, izina ryawe rizahimbazwa. Urakoze kuko byumvise kandi urabana natwe. Komeza utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Bani bagirire neza, murakoze.